ndakubwiza ukuri ko niwicara ugatekereza ku byanjye ntabwo uzagera ku byawe by the way, ariko niwicara ugafata umwanya wawe ugatekereza ku byawe uzagera ku byiza. Rero ntugatekereze ko amahirwe aca kuri buri muntu wese. Oya, amahirwe hari uwacaho, Imana yaguteguriye kazacaho. Buri muntu wese afite amahirwe ye, buri muntu wese afite inzira ze agomba kumenyeramo. You struggle for yourself, ariko you pass for yourself. Ntabwo abantu bazishimira ibyiza wagezeho kuko uzaba warenzeho so far, ntabwo bazishima, ariko uzabareke bababare. Igihe cyawe bazaba bishimye babona ubabaye, ariko mu gihe uzaba wishimye nabo they will suffer. Ariko ndagira ngo wumve neza, kora ibyawe ntawe urebyeho, kandi ibyo uzakora ntawe urebyeho bizakugirira akamaro kuruta uko wakora ibyawe hari undi urebyeho. Iyo utekereje gukora ikintu gikore n'umutima wawe wose. Niba ari ukugira neza, gira neza n'umutima wawe wose. Ntukifurize amahirwe mabi mugenzi wawe. Jya wifuza ko wabona ameze neza, wifuze ko wabona atera imbere, bizagufasha. Ariko nifuza ko mugenzi wawe yabaho nabi, nawe uzabaho nabi, kandi ntawe uzabasha kurandata undi. Ariko byibura wenda umwe nabaho neza azagufasha kugira ngo nawe ugere ku mahirwe yawe. Abantu si bo Mana, ntabwo tugomba kwiringira abantu. Iyo wiringiye umuntu ejo aragutenguha, ariko iyo wiringiye ibyawe ku giti cyawe, guy, make sure that you believe God with your heart. It will be good than how you believe other guys. So rero urebye iyi video ntekereza yuko nawe watanga umusanzu wawe. Kora kuri subscribe, ugasharinga n'abandi, ugatanga umusanzu wanyu kuri iyi video. Bizadufasha kandi bizaba ari byiza kurushaho. So better believe ku Mana honyine. Bizagenda biza kandi bizagenda neza. Amahirwe n'imigisha kuri mwebwe mu gihe ukora subscribe, share and like. Ntekereza yuko ubikoze ntacyo byaba bigutwaye. So ndabakunda rero. Imana yo mu ijuru ibahereze imbaraga n'amavuta, kandi ukomeze kuyubaha. Nibyo byiza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. In a moment, no matter of that, byo gusimbuka udakoze subscribe. So rero ndabakunda. Gospel artist, Demon ukunda Imana cyane. So I prefer you. So God bless you. God bless your hands. God bless the work of your hands. Thank you.